Ibimera byakunze gukoreshwa n'abakurambere kuva kera ndetse na n'ubu. Akenshi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'uko abahanga bagenda bagaragaza ko mu bushakashatsi bwabo ibimera bifite akamaro. Uyu munsi ndababwira ikimera cyitwa tangawizi. Nitwa Fred. Iyi ni YouTube channel yitwa Ikibabi TV. Ni ingenzi gukora subscribe kuri iyi channel. Ikimera cya tangawizi kizwiho kugira ibyiza byinshi ku buzima bw'umuntu, ariko kandi ni ngombwa kwita kuko umuntu yayikoresha, kuko ngo iyo urengeje urugero rukwiriye ishobora guteza ibibazo bitandukanye nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwa Santé Journal de Femme.fra. Tangawizi kandi ikoreshwa mu buryo butandukanye, harimo kuyirya ari mbisi, itetse, yumishijwe ari ifu, ishobora kandi kunyobwa nk'ikinini bamirisha amazi n'ibindi. Ku rubuga Santé Journal de Femme.fra bavuga ko mu gihe umuntu yafashe tangawizi irengeje urugero ashobora kugira ibibazo atari yiteze, gusa bidakomeye cyane, birimo kubabara mu gifu, kumva umuntu asa n'ufite gaze mu nda, gucibwamo, kugira imihango myinshi ku bagore n'ibindi. Hari n'abantu bashobora kugira allergie kuri tangawizi bagafuruta ku ruhu nyuma yo kuyirya cyangwa kuyinywa. Tangawizi ishobora gukoreshwa ku myaka iyo ari yo yose umuntu yaba afite, gusa ni ngombwa kutarenza urugero umuganga yakubwiye kutarenza. Ikindi kandi ngo birabujijwe gukoresha tangawizi mbere yo kubagwa, kuko ishobora gutuma amaraso adakama, umuntu akava cyane. Ni kimwe n'igihe umuntu arimo kunywa indi miti. Mbere yo gutangira kunywa tangawizi ugomba kubanza kubaza muganga niba bishobora gukorana nta kibazo n'iyo miti yaguhaye. Tangawizi ikize ku myunyungugu na vitamine zitandukanye. Muri grami 100 za tangawizi dusangamo ibyongera ingufu kuri 17.77. Muri tangawizi habamo proteine ifite 1.82 grama, isukari ya 1.7 grama, sodium ya 13 mg, vitamine B6 ifite 0.16 mg, calcium ifite 16 mg, vitamine C ifite 5 mg, potassium ifite 415 mg, magnesium ifite 43 mg, phosphorus ifite 34 mg, zinc ifite 0.34 mg, vitamine B9 mwe ifite 11 mg, vitamine B2 ifite 0.034 mg, vitamine B3 ifite 0.75 mg, ubutare bufite 0.6 mg. Iyi ni imyunyungugu dusanga muri tangawizi. Ubundi akamaro ka tangawizi ku buzima bwacu nakahe? Umumaro wa mbere ku buzima bw'amagufa. Ku barwayi bafite ikibazo cyo guhururwa mu magufa, osteoarthritis, gukoresha tangawizi buri gihe bibafasha kuro. Umumaro wa mbere ni ku magufwa. Ku barwayi bafite ikibazo cyo guhururwa mu magufwa, osteoarthritis, gukoresha tangawizi buri gihe bibafasha koroherwa n'uburibwe. Si ibyo gusa, kuko kuba harimo gingerols bituma tangawizi iba nziza mu kuvura indwara zo kubyimbirwa, byaba indwara ya gute, kubyimba mu ngingo, byose tangawizi ni umuti wabyo. Yinwe mu cyayi cyangwa uyicanire mu mazi yo koga, uyoge ari akazuyaza. Uvuye muri sauna ntacyo azaba kurusha icyo gihe. Umumaro wa kabiri, idufasha mu miswi. Kuva na kera yagiye ikoreshwa mu kuvura imiswi no kubabara mu nda nyuma yo kurya. Ushobora kuyihekenya ukamira amazi yayo cyangwa ugakora icyayi cyayo ukanywa. Umumaro wa gatatu, ifasha mu gusura. Akenshi hari igihe dutinya gusura, ugasanga ibyuka bitangiye kutuvugira mu nda. Biriya byuka iyo bizamutsaho kumanuka ngo binyure mu gice cyo hasi, bishobora kwangiza inyama zoroshye zo mu gice cyo hejuru y'amara. Niba byakubayeho rero, tangawizi zagufasha gusunika ibyo byuka binyure mu nzira yabugenewe. Umumaro wa kane, igogorwa. Izwiho kuringaniza isukari mu maraso. Iyi sukari iyo yabaye nyinshi nyuma yo kurya bituma igifu kidakora neza ngo gisye ibiryo. Kunywa icyayi cya tangawizi nyuma yo kurya rero bizatuma igogorwa rigenda neza. Umumaro wa gatanu, kurinda kanseri.
ya gingenol twabonye ibamo ifasha umubiri mu kurinda kanseri zinyuranye cyane cyane iy'amara n'iya nyababyeyi. Umumaro wa gatandatu, gusukura no gusohora uburozi mu mubiri. Tangawizi itera kenshi kubira ibyuya, bikaba ari byiza mu mubiri kuko bifungura utwengeho, nuko uburozi bwari mu mubiri bugasohoka. Ibyuya bibamo dermisine, ikaba izwiho guhangana na twa mikorobe twakangiza uruhu. Kuba rero umuntu yavuye ibyuya kubera tangawizi bifasha gusohora uburozi bubi buba buri mu ruhu. Ku bantu rero babira ibyuya kenshi bibarinda indwara ziterwa na bagiteri na virusi zifata ku ruhu. Umumaro wa karindwi, ifasha mu gutera akabariro. Izwiho kongera iruba ryo gutera akabariro. Mu kubikora itera mu maraso gutembera no kongera umuvuduko, bityo ibice by'umubiri bishinzwe aka kazi bikabasha kugenda neza. Umumaro wa 8, ku bagore batwite, yaseseme no kuruka bya mu gitondo, uyu umuti wabyo. Yicanire mu mazi ukamuriremo indimu, wongeremo ubuki, uraba unongereye vitamine C. Si ku bagore gusa kuko no kuruka ari ku rugendo, motion sickness, no kuvuga ni kimwe umuntu afata urugendo, yafata urugendo akagenda aruka mu modoka. Iyo ufashe tangawizi ugashyiramo ubuki, kongeramo indimu, bituma utaruka mu modoka. Bivurwa no guhekenya agatangawizi mbere yo kujya mu modoka. Nanone udakoze uburyo uragenda uri bumwe, ushobora guhekenya agatangawizi mbere yo kujya mu modoka. Nubwo irimo isukari ariko ni nkeya, ku buryo ahubwo ifasha mu kurwanya diyabete. Kuyinywa mu rugero birwanya kandi indwara zimwe z'umutima. Ku bagore cyangwa abakobwa bagira imihango ibabaza, kunywa icyayi cya tangawizi birabafasha. Umumaro wa 9, ibicurane. Kuba irimo vitamine C bifasha umubiri kongera ubudahangarwa, bityo bikawufasha guhangana n'ibicurane. Iyi yari imimaro 9 ya tangawizi ku buzima bwacu. Reka twinywere tangawizi, ni ikinyobwa cyiza. Iki ni Kibabi TV. Komeza ukore subscribe wowe wamaze kuba umwabone. Ndagushimira cyane. Ibi ngibi reka tubyite ubuzima. Naho ubutaha.